uwaje gusaba iwawe agomba kuza ari kuri level wagezeho. Ubuze icyo yaba kibaye mushaka ngo abana b'abakungu bashyingirane byo no yavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanye uwo gacwawe ari yabo rero mushaka kureshyesha hari gihe abareshya mu byo mutunze ntareshye mu mitima. Inyamirambo ku rukiko ntidusanze hari ngo hatandukanye ibihumbi bingahe ejo bundi 300 abo bose muri ibihumbi 300 ni abakowe ibihumbi 100 gusa cyangwa 500 harimo na miliyoni 3 harimo n'ubwabereye Marriott bafunga hoteli yose baravuga batabandi mwese mu mwere hari irafunze batumwana abantu uzararongwe mwo gacwamo none siko vitu twarunaka batubonye umukwe ariko mu by'ukuri ugize ute ubonye ikisha umwana wawe arashyinguye umukwe ari mageragere cyangwa umukazana dushobora igicumbira niyo umugabo ashaka ko bagurisha n'ibitenge bahaye umugore mu mpano none se aho kugira ngo baburi uko bishyura sibyo bamwe bazaze mu ideni baje kubateza hejuru umudugudu cyangwa akarere gahurura abageni bamaze ukwezi kumwe umugore nta mutima agira yari ataraba mutima w'urugo yarakira umutima wo ku mihanda hanze aho iyo urugo utuma ikiri mu nzu kidasohoka urumva iyo uri mu rugo kiri mu nzu iyo kigiye kubura kinga ukena singeso aba bantu ko ari ab'igicumbi ubu kuyo ruberi wabo kumbuga akajya gusaba rero ifoto ikaza irimo ibisharagati by'iburagasana ubu noneho ko ifoto yaje rero irimo itente n'amawuwa n'indabo zose zaka ubu uyu mukobwa hari kuri gereza muri ribu ziracyakayo uyu mugabo aho ari kuri bombona ashiramo umwuka ugaruka muganga akomeza agerageza nk'uko umuhanzi yabirimbye ngo iminsi y'icumi ubu indabo ziracyaka none iyo bahagarara bafata munsi y'urugo iwabo bagatera ibiti basabye me akababwira ati nimuduhe ibiti mu nturusi dutera inkingi duhambireho dore ubu nta nubwo turi mu gihe cy'imvura ubukwe bukaba izuba rirenga ku mugoroba dore ko Gicumbi bifite akayaga gakonje ntabwo baba batashye ubu ntibaba bagiye ababyeyi ntibaba bagiye gutekesha abageni aba bantu babafunze batarajya kubatekesha nta cyumweru kirashe ntibatwikuruye ndagira ngo mwumve kandi kiri ku mukungu w'ino kiri no ku mukene w'ino ishingiro ibi ni ikibazo cy'uko dushaka kuba bo tutari bo ariko rero nyese ko vuga ngo munituriye ibyumba bakambwira batabasimu bose batura Nyarutarama Kagugu so njye niyo mpamvu ku itariki 29 nzaba ndi muri Rwanda shima Imana none ubu mwese ntimwicaye mu nyumva abanyaro babwira ati nyamureka shima Imana nishima FPR we yabivuze nk'uko abyumva ko igitekerezo cy'umuntu kibuza ariko iyo ushima Imana ifite abakozi mwarimu wanyigishije niba ndimo gushima Imana ko uyu munsi mbasha kubona icyo nkora kuko nahuye na mwarimu ndashima Imana nkashima na mwarimu Imana yatije ubuzima akamfasha niba hari umunsi nari ngiye kuburara nkabona akazi ndashima umukoresha nkashima n'Imana yamukoreyemo akazi niyo yantije imbaraga zo gukora yavugaga nibyo avuga wenda watanze ubutumwa we ntiyabyujuje ariko jewe ndavuga ngo dushima Imana n'abakozi b'Imana n'abemeye kuba abakozi b'Imana reka abakozi b'Imana ntabwo ari ba pasiteri gusa hoya ni umuntu wese wahisemo ko umugambi mwiza kuri jye unyura muri we ni neza y'Imana yakoreye muri we kubemera Imana kubatemera Imana bemera abantu bonyine ariko uwo muntu nawe twemera tumwita imfura ubu ku cyumweru nimagoroba ngo ngewe Scovi ndashima Imana ko mfite aho ntaha nkabasha kugaburira abana banjye ibyumba tukaryama niba ari ibyumba hirya mu misozi miremire utuye Irebero aho yitegeye Kigali yose yaka urabireba amashanyarazi atagira uko asa amumurikiye niyo ngashima Imana nkubutse hejuru ya mu bibyuko savuga ati nkuye arashima Imana ariko uzi imbere yuko ngera hariya nari he hasa wowe niba waragiye Irebero ukajya mu mazu ya mbere meza wari ushaka kuba waraje uvuye mu muhima uri wowe ukabona nta cyahindutse wari usanzwe i Kigali ariko hari icyazamutse buri muntu ku giti cye ku rwego rwe yashima Imana kandi buri muntu afite uburyo ashimamo Imana ariko wenda hashobora kuba ibirori bakavuga ati uyu munsi twese turabyinira kuri Stade Amahoro kuri 29 niho tuzabyinira
cyo hari indirimbo abaporoso turirimba iyi riti Imana yacu turagushima tugize nka bariya oya ko waturinze umujinya wa Satani ukaturinda ntidupfe muri iyi si ishaje. ese urushaho kuba nshya ukigiye irashaje oya iyi ndirimbo niyo nshya isi ishaje aho isi idashaje ni he aho umudivayi ngo reba abagore beza twirongoreye reba amazu meza twiyubakiye poroso arimo aririmba mu isi ishaje abo bagore ni beza koko barahari n'uyu uvuga ko isi ishaje aho idashaje ni he aho idashaje ni he umugeni umaze iminsi 2 mu nzu ashaka yica umugabo ni ahubwo iri ku ndunduru ihagaze yari ifite amaguru 3 hasigaye uko kandi ibikorwa dukora birahirika no kugusigaye. Isi ishaje aho isi idashaje ni he aho umuntu ajya gukora ubukwe umuryango ntuterane ngo ushyingire ugasanga erega bisigaye ubukwe busigaye bwarabaye business warabonye kuko umuntu abagamijemo inyungu umuntu aratumira abantu akanavuga wozantwerere ko mutantwerere utonde rugakorwa none se ubwo nituririmba ngo Mana yacu waraturize muri iyi si gizite ntitwapfa uturinda umujinya wa Satani atufiteho umujinya uteye ubwoba. Niyo mpamvu umugeni nk'uyu mu nzu barimo barapfa akadondo yamubwiraga ati ko baguhayemo iyi firigo baduhaye nk'impano waretse tukayigurisha kuri runaka nishyuza 150 ikabigura 300 150 asigaye tukayaguramo ka kandi gatoya batereka kangana nk'akabox ko n'ubundi ari ugukonjesha ubundi se tuzakoresha ibinganiye akikoza mu gikona aho bashyize gaza kaza n'ishoka ye ubundi gushoka yo mu rugo rw'abageni babiri wa mugani unoze n'ishoka niwe warwinjije mu nzu rupfu Satani ni umuntu utagira undi basa. Ibi rero ikibazo gihari gikomeye ni ukwifuza kubaho mu buryo burenze ubwo dufite. Hari ukwifuza twese imitima yacu yifuza kugirirwa neza n'Imana, twese imitima yacu yifuza kugera ku bikomeye. Niyo mpamvu Minisitiri w'Intebe ejo bundi yazanaga igenamigambi ry'imyaka 5. U Rwanda rwifuza ko buri munyarwanda yaba adatuye mu manegeka. Si cyifuzo kandi buri wese kuko ngo Uwiteka ashyigikira imirimo y'amaboko yacu kandi agasohoza imigambi myiza twifuza. Niba leta ariko ishaka ko twese dutuye mu mudugudu mwiza nka ya yindi abantu ya Norvege imvura itagwa ngo uvuga ngo uyu muyaga ukuntu umeze byanga bikunda ndararangiye ndarimbuka tugatura mu mudugudu hari amazi umuriro amashuri n'ivuriro n'imihanda myiza n'imihanda ku buryo umuntu kuva mu mudugudu atuyemo abagiye ku kazi atagiye gushaka serivisi hari irembo tudekararaho urwaye arivuza sibyo bitaro biraho umwana ariga isoko riraho kuhava ategajya Nyabugogo ni igihe afite umuntu ajya guhura nawe cyangwa indi mpamvu ariko ibyibanze bya muntu biri mu mudugudu. Uyo ni imigabo n'imigambi yazanywe na Dr. Ngirente mu nteko Minisitiri w'Intebe. Iyo migambi ye nta kitwaye ariko ntiwamubuza kutwifuriza icyiza. Nanjye iyo ndimo nkora nifuza kuzaba ntakiri aho ndi. Ubundi bura n'ibyago dufite abaturage uwo munsi Ngirente azana imigabo n'imigambi y'imyaka 5 ya manda y'umukuru w'igihugu buriya mu rugo twese twari bufata ikaramu mu myaka 5 iri imbere umwana wanjye zabarangije sogonderi sibyo kandi tugomba gukora ibishoboka akiga afite amanota meza agahabwa ibyibanze kugira ngo atsinde neza. Mu myaka 5 njyewe Sikoviya aho nakoreraga niba nari mfite igishoro cy'ibihumbi 25 nzaba ngenda nzigama 5 buri mu mezi ku buryo mu myaka 5 nzaba ndi ku gishoro cy'ibihumbi cyangwa miliyoni. Iyo ni imigabo n'imigambi. Niba najyaga njya gutira televiziyo mu baturanyi nzaba narayiguze kuko iwanjye hazaba harageze umuriro nkurikije ibyo minisitiri yavuze. Umwana wanjye urangije sogonderi igihe ategereje kujya muri kaminuza araba yiga kudoda
muri uyu mwaka mu gihe azajya yiga nijoro ku manywa yirwe kuri atoriye. Iyo ni imigabo n'imigambi. Kubera ko leta yavuze ko izaba yazanye imodoka hano zihuta, yajya akora amandazi agatega bisi agatwara amakarito 7. Iyo ni imigabo n'imigambi. Uko leta izana imigabo n'imigambi niko n'abaturage tuba dukwiye kugira iyacu. Reka rumbwira abasore n'inkumi, igihe cyose mukobwa ubona wameze amabere ukajya mu mihango, niba muri wowe utarabwira ubwonko ko uzapfa utarongowe, kora projet yo kurongorwa kwawe. Ibyo se niwe bivuna? Haravuna umusore uzizaza n'uwo hano. Rega ndimo ndavuga umukobwa muzima, ntabwo mvuga uwigishwe. Uvuga nigishwe, ndimo ndababwira umuzima. Tangira poroshe. Ukijya mu mihango ukamera amabere, vuga uti ngomba kwiga siyanse n'imibare ku buryo nzaba ndi mu myaka yanjye 25, nzaba ndi umuntu ushobora gukora ibi n'ibi, mfite akaganda nkora ibi. Noneho wamara kubara ibyo uzaba ubasha gukora, nibura amafaranga make, kuko amafaranga agenda atagaciro, naba nshobora kubona miliyoni ku kwezi. Icyo gihe n'umusore wundi uri hirya nawe arimo arahiga uyu muhigo, niharamuka abaye impamvu y'urukundo rw'aba bantu bagahura, bazasanga abantu bafite imigabo n'imigambi y'ubuzima bwabo isetinze. Ntabwo uyu mukobwa wakuze azi ko azarongorwa akeneye ibizatunga urugo azabamo n'abana. Uyu musore warezwe cyangwa agakura azi ko azakenera kuba mu rugo rurimo umugore n'abana rutuje kandi rutekanye. Bazarwanira ishoka bapfa impano yo kugurisha ngo bishyure imyenda yo kurongorwa no kurongora. Ndagira ngo mutekereze nk'inkuru ubwo yasesekaraga iwabo w'umukobwa, kwa nyira wabo w'umukobwa, kaduhere wabo w'umukobwa, bababwira ngo umukobwa wanyu yishe umugabo we, kuko bari bataramenya niba yapfuye cyangwa yakize n'ubwo yagiye kwa muganga. Inkuru yagiye ivuga ngo aramwishe, amukubise ishoka. Icyo gupfa no gukira tukireke. Settlement wajyanye amakuru yavuze ati mwiriwe mama, undi ati mukobwa wakubise umugabo w'ishoka. Uwo mukecuru niba yari zibandwa nzerekeza ye mwana, ubivuga bakiri muzima. Ibyo niba babivuze mu mugongo we hakocotse igufa riraturika ryumva, hararambara munda harashyuha, birumvikana ngo yikubita habya n'ibyo abakecuru bavuga bati ndagira ntemandwa za mama. Iyo nkuru yari itaragira iki, undi amanuka n'indi kwa Sebuko ati umuhungu wanyu mukazana mumenya umutwe n'ishoka. Ati tubivuga niba harimo utamukunda gati nene nababwiye ko muzanye ikishe. Ariko iyi miryango yose iyi nkuru yabaye icyo abantu bakiheba.